Umukobwa yarambwiraga ati tujye kwa muganga twese nibwo batuvura tugakira. Umuhungu akamubwira ngo genda njye ntacyo ndwaye. Umukobwa akagenda akajya kwivuza wenyine, abaganga bakamubwira ati rero turabona wowe nta kibazo ufite, ariko muzazane uri kumwe n'umugabo. Ubwo agataha akagenda akabwira umugabo ati rero bambwiye yuko nibura kugira ngo batuvure ni uko uzaza tukajyana. Umugabo akamubera ibamba, umugabo akabyanga akanga ko bajya kwivuza, akavuga ngo baje guhindura umurenge bajya mu wundi murenge, ariko bahita babona ko n'ubundi umugabo afite isezerano banga kubasezeranya. Uruvuga ngo wa mugore uko yaje, uruvuga ngo ikintu yakuye muri iyo nzu ni imyenda yonyine, yaragiye asubira iwabo yumvise nyine ukuntu umugabo ari matekinike ashaka gusezerana. Ubwo umugore nawe arabimenye atangira kubwira inzego ati ni gute naruhiye ururiya rugo nkarukorera, inzu nkayivugurura, tukagura ibibanza, mbese tugatera imbere tukaba abakire, kuko bari abakire pe, bari abakire bafite ibibanza, bafite amazu, bafite iki. Ati none njye wabikoreye, natututse nkora kugira ngo urugo rutere imbere, nkaba narasohotse n'imyenda yonyine. Ko executive w'umurenge yari abazi, araza abwira uwo mudamu ati uru rugo ndaruzi kuva bakora ubukwe, kuva babana, ni gute umuntu uko hari hameze twarabizi, umugore yarakoraga, ni gute ushaka ko uwo muntu nta kintu azabona muri runo rugo kandi yararukoreye warasanze rumeze neza. Umugore akagira ati jyewe naramuka agabanya akantu na kamwe ntabwo nzabana n'uyu mugabo, jyewe nzahita nigendera. Umugore nyine umutabyara. Reka twongere tubahe ikaze kuri Rwiza Empire. Abakunzi bacu aho muri hose turabakunda, mukomeze mudusapotinge tugere kure cyane. Rero uyu munsi hari inkuru ushaka kubaganiriza, ni ubutumwa umuntu yampaye ariko burababaje, muze kwihangana ningire emotion nkaba narira, ariko Imana ifashe sindire, kandi ni ndende pe, ni ndende sinzi ko nayirangiza, wenda ashobora kuzajya na part 2. Rero muri ukuntu iteye, ni umumama bavutse ari abana 10 iwabo mu rugo, abahungu 7, abakobwa 3. Noneho abahungu baje kwiga bararangiza, bamwe baba directeur, abandi abaganga, ariko nyine baje kubica bose uko ari 6, hasigara umuhungu umwe. Rero muri abo bakobwa 3, umwe muri bo yaje gushaka. Aje gushaka, umuhungu bakundanaga aza kujya hanze. Agiye hanze ubwo baje kuburana, abura nimero ze, hanyuma umukobwa birangira ategereje araheba, kandi mu by'ukuri yakundaga uwo muhungu. Noneho nyuma yaje gushaka undi, yaje kubona undi muhungu nyine, barabana bakora ubukwe bwiza, ababyeyi barabutaha, numva nyine biba ibirori. Bibaye ibirori, umukobwa yari asigaye, uwo mukobwa yari umukobwa umeze neza, yaracuruzaga, mbese ameze neza, afite amafaranga. Muri ba basaza be, muri bandi baraguye bapfuye, umwe wari umudirecteur yamuhaye igishoro, arakora pe, aracuruza abona amafaranga. Ari nabwo nyine uwo muhungu yamusanze aho ngaho, barakundana bakora ubukwe. Ubwo bamaze gukora ubukwe barabanye,
umwaka wa mbere ategereza urubyaro biranga, umwaka wa kabiri ategereza urubyaro biranga, umwaka wa gatatu umugabo atangiye kujya amubwira nabi tujya kwa muganga, noneho ikigeragezo cyaje kubamo ni muzima ngo nagende yivuze wenyine, ubwo ibyo bikabashobera nyine bagatumira imiryango bakabaza umuhungu ati se kubera iki udashaka kujya kwivuza ujyana n'umugore, umuhungu akavuga ati jyewe ndi muzima, umugore niwe ufite ikibazo azagende yivuza, umugore yagera kwa muganga ati zana umugabo, ati umugabo nataza ntabwo muzigera mubyara, birabacanga umugore biramucanga abura icyo akora, akavuga ati rero jyewe ntabwo nakwicira umugabo inyuma, nzategereza wenda icyo Imana izatanga, uko Imana izabigenza, jyewe nzagira gute nshobora kuzasama. Bamaze umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, buri mwaka niko umugore ajya kwisuzumisha yinginga umugabo tugende, umugabo akanga, kugeza bamaranye imyaka 8. Imyaka 8 umugore ajya kwivuza umugabo yarabyanze. Rero ikintu yaje kumukorera kibi kinababaje, umugabo yaje gushaka undi mugore, amuzana muri ya nzu, amuzana mu nzu wa mugore wa mbere arimo, amuzana muri ya nzu wa mugore wa mbere nyine yari arimo, arangije aramubwira ngo uyu ni umugore wanjye wa kabiri, mugiye kuzajya mubana mu nzu imwe. Bari bafite inzu nini cyane ku buryo iyo nzu yari ifite nk'ibyumba 6, afite ibyumba 3 undi afite ibyumba 3, bakajya bahurira muri salo, ariko buri wese agateka inkono ye, ubwo bakajya bateka bakarya, umugabo yajyaga aho ashaka, tumva muri make uwo mukuru ntabwo bari bakimwitayeho, yajyaga ku mugore mutoya, umugore mutoya aza no gusama, aratwita arabyara, ariko wa mugore mukuru aza arihangana avuga ati nta kundi, ntabwo nasubira mu rugo, reka ngube mu nzu yanjye. Umugore aza kubyara, ariko nawe urabyumva nyine abantu babana mu nzu imwe ari abakeba babanaga nabi nyine, umugore muto yirirwa amutuka ngo cya kigore kitabyara, ngo kitagira gute, arasinga nyine biteye ubwoba. Ubwo umugore aza kubyara, umwana abyaye aza kwikundira wa mugore utabyara nyine mukeba, kubera ko umwana aba akiri mutoya atabazi ingabano, yenda afite ibyo apfa, ubwo umwana aza gukunda wa mudamu utabyara, ntiyemere ko bamugaburira, ntiyemere ko bamuheka, akaba ashaka ngo wa mugore abe ari we umugaburira, abe ari we umuheka, mbese umwana akunda wa mudamu. Umugore bikamurakaza ngo azandogera umwana, ngo abagore batabyara ngo nta nubwo batandukana no kuroga, abamutiranya ku mugabo we, umwana wanjye aramukunda, ngo afite ibyo yamuhaye kugira ngo amukunde cyane, ngo mbese amukunda kundusha, kuko umwana bajyaga no ko uwo mudamu yamufataga neza, umwana yaza amusanga akamugaburira, akamwoza, akamuryamisha, rero umwana akunda wa wundi. Ubwo rero biza kuba bifu, ahatangira ati wandegeye umwana, ni gute umwana anyanga, akaba ariwe yemera ko umuryamisha, ariwe umugaburira byose, yagira ahantu ajya umwana amureba, umwana akarira akenda gupfa.
umugore akarakara ati yandagiye umwana, ni gute umwana akunda uriya mudamu kuri ruriya rwego? Ubwo nyine nawe umugabo akabireba akavuga ati se kuba ari kumwe n'uriya mudamu bigutwaye iki? Aramukarabya, aramugaburira, aramuheka, wowe nkaho we ntabwo abyinuba kubera yuko atigeze anabyara, wowe biriya bintu bigutwaye iki? Umugore aravuga ati oya, icyo nzi cyo uriya mudamu nta kuntu yaba atarandagiye uwo mwana. Ubwo bibaye aho mu miserero umugore aza gutwita inda ya kabiri, ariko hagati aho umugabo yanyuzagamo akarara hano uyu munsi akarara muri iki cyumba, akarara n'umugore mukuru, undi munsi akararana n'umugore muto, ariko akenshi nyine yararaga ku mugore mutoya, niwe yararaga, we yajyaga ku mugore mukuru rimwe na rimwe. Ubwo bibaye aho nyine mu matiku, mu bantu babana mu rugo bibaye mu matiku, umugore akajya yirirwa arira, umugore amubwira nabi, amutuka, agira gute, umugore utabyara akajya yirirwa arira, akajya mu nzu akikingirana akarira, yatekereza ukuntu umugabo yanze kugira ngo bivuze, urumva umugabo we nta kibazo afite, kandi koko byaje kugaragara ko nta kibazo yari afite, kuko yaje kubyara kuri uwo mudamu birakunda, ariko we byaranze burundu pe! Ntabwo atagezemo yivuza, byaranze. Rero byaje gukomeza gutyo, baba muri ubwo buzima, umugore amutuka, amuseka, ngo ingumba, ngo ni ingumba, amazina menshi babita, abantu batabyara barayazi. Ubwo noneho sasa umugabo, urumva iyo nzu babagamo bayigiyemo itaraba nziza, ariko nyuma umugore yaracuruzaga, icyo gihe n'umugabo nta n'akazi yari afite, ariko umugore yari afite akazi acuruza, afite amafaranga, afata iyo nzu arayivugurura, umugore yaje itameze neza, arayivugurura ayigira nziza, mbese haraka pe! Haraka, iba inzu nziza. Ubwo umugore abwira umugabo ati jye ntabwo ngikeneye kubana n'uriya mugore w'ingumba, atazanyica, atazandoga. Umugore arikora ajya iwabo, arahukana, umugabo ajya kumucyura, aravuga se ndagumana n'uwo mugore utabyara, abana banjye bajye kuba ahandi? Ubwo umugabo aravuga ngo rero ugomba guhambira ukagenda, ugasubira iwanyu. Umugore ariyumvira ati ese, aravuga ati mwese ntacyo simbyara, singira gute, reka nigendere. Ariko muri make iyo nzu amafaranga yose ni umugore agiye ayikoresha, bajya bagura n'ibindi bibanza hirya no hino, kubera umugore nyine yari ufite akazi. Ubwo umugore asubira iwabo, noneho sasa haza kuba ikintu, wa mugore muto ashaka gusezerana nyine n'uwo mugabo. Ubwo hageze igihe batekereza ngo basezerane, umugore aravuga ati jye ntabwo nabana n'umugabo tudasezeranye, umugabo avuga ati se ko nasezeranye n'uriya mudamu, urumva byagenda bite? Ubwo yegera abayobozi barabyumva, baranabikurikirana, ariko umugabo yari agiye kujya, sinzi igihugu yari agiye kujyamo, aravuga ntabwo mpari, ariko nagaruka igihe nzagarukira ibyo bintu tuzabisubiramo. Umugabo aravuga ati jyewe pe, uyu mugore twabanye neza, ntacyo mushinja, wenda ikibazo cyawe nuko atabyaye kandi igihe ashaka kubyara, ariko mu buryo dufite twashakanye tuzapasura. Umugore reka abyumve, wa mugore mutoya abyumve, atangire atere amahane, abwire umugabo ati nta kintu na kimwe uriya mugore agomba kuzakora hano, ibiri hano byose ni ibyacu, nta kintu na kimwe kiri muri uru rugo.
urumva ari iwabo ariko basa nk'aho baturanye, kuvuga ngo hagati yabo n'iwabo harimo nka metero nka 50 ugeze iwabo. Sha umugore atoteza uwo mugore utabyara, amwita amazina mabi atabaho, mabi akomeretsa ku buryo umugore byageze igihe agahunga akajya kuba muri famiye kujya aho ngo uwo mudamu, kuko ubwo yaranamuhamagara akamutuka umuntu utabyara, umuntu utagira gute, umugore akagira depression akarwara akajya mu bitaro, urumva ku buryo umugore yaje gufata icyemezo ava hafi aho, ava muri ako karere ahindura akarere kugira ngo abone amahoro. Ariko muri make nawe twaganiriye arambwira ati ndamubaza nti ese wumva wakongera gushaka umugabo? Arambwira ati sinshobora kuzongera gushaka umugabo, ndabibonye bimbayeho, ubuzima mbese wumva yicuza kuba yarashatse umugabo, akicuza kuba ati iyo menya nibura sinanashake njyewe ubwanjye nkabaho njyenyine nkimenya, wenda nashaka n'uwo mwana nkaba namubyara ku ruhande, ariko sinshake umugabo kuko urumva rwose aho hantu yahahuriye n'igikomere gikomeye, ati rwose mfite igikomere ntazi ko ntazakira, nzapfana, noneho kubura umwana ukabura n'inda n'imwe ivamo, niba ati wenda nibura narabyaye inda ivamo, ariko habe n'iyavuyemo. Rero ndumva naba nsoreje hano, part 2 tuzayikurikizaho ubutaha. Murakoze.